none se we ari ukuguhitishamo akazi no guhitishamo umuntu yafite akazi ajya guha wahitamo iki? ngewe nahitamo uyafite ariko nkashaka n'akazi. Nese sibyo? None se wa wundi uyafite hari igihe aba yafite akayaguha ntaguhe igishoro. Niba ukeneye ayo kurya y'icyumweru aragukorera sitoke, arakwishyurira inzu, araguha tike pe, nashaka agutegere na kabu, ariko ntaya sevinga aguha. none se kamubazi njye nakuntu nimbwiye utoremo kimwe sibyo, muri ibyo bibiri watoramo iki? Njye nahitamo akazi, ariko byaterwa abaye agiye kumpa igishoro cyangwa akama amafaranga runaka afatika ndi bushyire kuri akawunti yanjye, of course nahitamo. ine yumvaga ari bukurama amakuru mu kurebamo asanga arimo chat y'umuntu baganira yarameze nk'aho ari umuvura w'umuvuzi we, asanga umutipe yabaye umusazi mu gihe cy'imyaka 7. Umugabo bakundana yabaye umusazi mu gihe cy'imyaka 7 kandi nigeze abimubwira. Noneho muri icyo gihe cy'imyaka 7 barinze banabana, umugabo ataragira atari yakira. Barakundanye barabana, njye nzi ko bakiri muri fiançailles. Bari barakundanye baranabana, uri kubyumva. Noneho barangije uri kumva umukobwa ariko we akibana n'umugabo yakoraga ngo utuntu tumeze ukuntu bya bindi ubona umuntu akora akavuga umuntu akora base uyu muntu ni muzima. Nyine babyita kubwanuka, hari ukuntu hasi ikintu yarafite imbere n'inyuma cyo guterura akagenda ari telefone yiwe. Umukobwa aragenda mu gusohoka, umuhungu nawe yabibonye ko umukobwa agize ute asa nk'umuntu ugiye kugenda. Umuhungu aramukurikira, ageze ku gipangu umuhungu arafunga ngamunigira. Twongeye kubasuhuza nk'ibisanzwe, ni The Sisters, ni Jenny and Janet. Tugarutse kubaha akadebate and the story byose biri kumwe. Mukomeze mukore share, mukore subscribe, muduhe na comment mutubwire ukuntu bimeze, murakoze cyane. Ikintu tugiye kuganiraho ni ibintu bisanzwe. Kwa kundi nk'urugero kanangirire ku rugero, niba hari igihe usanga umuntu akunda kuvuga ngo nkunda amafaranga sibyo, ariko mu gukunda amafaranga akaba atari wa muntu wagira gutya ngo ashake akazi, abo kavuga ati nyeneye umusore ufite amafaranga, nyeneye umusore ufite ibingibi, ukicara aricyo kintu ukeneye. Noneho njye ndashaka nyine tuganire njye nawe, dore niwe turi kumwe, wenda n'abandi batureba bazatubwire muri comment. Kubera iki iyo akenshi bikunda kuba ku bakobwa? Kuki akenshi usanga umukobwa bavuga ngo nkunda amafaranga, ikintu cyo cyose nyine nkunda umuntu umeze gutya ufite amafaranga? Niba ikintu cya mbere mu buzima bwawe ari amafaranga, ni ukubera icyo udashaka akazi ahubwo ukumva ko washaka umugabo uyafite? Ariko ntabwo ari ku bakobwa gusa, sinzi impamvu uri kubishyira ku bakobwa gusa, kandi hari n'abatipe bitwa bayirakiza. Ndabyumva sibyo, ariko umubare munini simbizi niba ariko bikiri, ariko ngewe uko mbizi bigaragara ku bakobwa cyane cyane. Yabigaragara ku bakobwa, ariko ngewe se hari ikintu kimwe, niba uri mu relationship ukaba utaryowe n'urwo rukundo urimo, ukumva uryowe n'amafaranga umutipe afite, ese kubera icyo utagenda ngo ushake akazi mbere yo kujya mu rukundo? None se kakubwira, kuba ashaka uwo muntu ufite amafaranga niyo nzira ya hafi, uri kubyumva? Kandi ikindi ari wa muntu ukeneye ngo agire icyo akora kugira ngo akigezeho, ntabwo yajya atekereza ngo nzashaka umuntu umeze gute ufite amafaranga. Ntago ariyo nzira yonyine. Iyo bashwanye se kurya bihita bihagarara, gukodesha inzu bihita bihagarara, bizagenda gute nibashwana n'uwo mutipe? Amafaranga se nayo aragenda. None se iyo umutipe akwanze udafite akazi ariwe wayaguhaga, wongera kurahe ibyo ngibyo? Ariko iyo ukundana n'umuntu hari ukuntu, simbizi, hari umuntu mukundana uko bamubwira ati ngewe nkunda amafaranga cyangwa nkunda kuba mfite amafaranga, akagira ikintu yagushingira iyo witinyutse. Rega oya abahungu batanga igishoro ko nzi ko ari bakera. Ahubwo ngewe icyo nakumva ni uko yashaka akazi, yamara kukabona akajya mu rukundo. Noneho yayandi wa mutipe simbabwiye ngo be kuyabaha, mushaka bafite amafaranga kandi bayabaha ariko inyongera. Nese hari umuntu wanga amafaranga ariya ni nk'ahari y'ubuntu sibyo? None se we ari ukuguhitishamo akazi no guhitishamo umuntu yafite akazi ajya guha wahitamo iki?
njye nahitamo uyafite ariko nkashaka n'akazi. Nese sibyo? None se wa wundi uyafite hari igihe aba yafite akayaguha ntaguhe igishoro. Niba ukeneye ayo kurya y'icyumweru aragukorera sitoke, arakwishyurira inzu, araguha tike pe, nashaka agutegere na kabu, ariko ntaya sevinga aguha. none se kankubaze njye nako ntimbwiye utoremo kimwe sibyo, muri ibyo bibiri watoramo iki? njye nahitamo akazi, ariko byaterwa abaye agiye kumpa igishoro cyangwa akampa amafaranga runaka afatika ndi bushyire kuri akawunti yanjye, of course nahitamo ayo ntavunikiye, ariko nubwo amafaranga akenshi utavunikiye ahita ashira. Ubwo bivuze ngo aho kugira ngo utoremo okay kankubwire urugero baguhaye umuhungu mwiza ukennye ariko agukunda sibyo, nyine ngo mukundane, no kuguha umuhungu ufite amafaranga utari mwiza ariko atagukunda, watoramo iki? njye nahitamo amafaranga, kuko kugira ngo ndirire mu myotsi narira Dubai cyangwa nkarira muri VWT cyangwa muri Range Rover, akajya mbabaza nkasohoka nkafungura imodoka nkicara muri cya cross country cyangwa muri Range Rover, nangiza nkagira uti nkarira koko, namara kurira nkihanagura nkasubira kumureba ngo ati sheri thank you. Reka ngutere story. Umukobwa yakundanye nyine n'umutipe, kakundi nyine umukundana n'umuntu mutarakundana igihe kirekire cyane. Mu gukundana n'uwo muhungu nyine bamaze nk'umwaka ndakeka, bapanga ubukwe barabana. Ariko umukobwa akajya abona umuhungu akunda koga imiti y'ibyatsi, akunda kwisiga imiti y'ibyatsi, akantu kose akoze akagenda nyine ukabona n'utuntu nyine turaho babana bakunda kwivuza cyane. Yari afite amafaranga se menshi pe, muri make yamukurikira ayo mafaranga, agezeyo asanga afite izo condition agenda akora gutyo. Nibyo ndi kuvuga, uri kumva? Noneho umukobwa nyine yaramukunze kubera kwa gukunda nyine umuntu abona yujuje ibyo ashaka, ibyo afite, uri kubyumva, nta no gutekereza kabiri nyine aragenda. Umukobwa nyine n'abakobwa navugaga nyine babandi baba bakunda amafaranga ariko adashobora gukora akazi cyangwa gutekereza ko yakora akazi kugira ngo n'aya mafaranga akunze ngo bigire. Barakundana, bamaje gukundana nyine muri uko kubana umukobwa akajya abibona. Umunsi umwe bagiye gutembera, bagiye nyine kure y'umujyi. Umuhungu nyine ngabyuka nka 9:00 z'ijoro, ngafata hari imiti yarafite mu gakombe, ariko umukobwa yari asinziriye, ariko ukuntu umuhungu yabyutse ni kwa kundi nyine ukora ikintu kugira ngo uwo muri kumwe nyine atabibona. Nyine yacunze asinziriye, abyuka gacece ajya gufata ya miti yiwe. Noneho umukobwa aramubona ariko arakomeza araryama, nyine yigira nkaho nyine atamubonye. Yararyamiye amashanja. Noneho birangiye umukobwa mu gutaha bavuye muri iyo trip bari baragiyemo. Umukobwa mu gutaha aravuga ati byanga byakunda ngomba kureba muri telefone yande y'umugabo wanjye, kuko ni honyine yumvaga ari bukurama amakuru. Mu kurebamo asanga arimo chat y'umuntu baganira, yarameze nkaho ari umuvura w'umuvuzi we, asanga umutipe yabaye umusazi mu gihe cy'imyaka 7. Umugabo bakundana yabaye umusazi mu gihe cy'imyaka 7 kandi nigeze abimubwira. Noneho muri icyo gihe cy'imyaka 7 barinze banabana, umugabo ataragira atari yakira. Barakundanye barabana, nge nzi ko bakiri muri fiançailles. Bari barakundanye baranabana, uri kubyumva. Noneho barangije, uri kumva, umukobwa ariko we akibana n'umugabo yakoraga ngo utuntu tumeze ukuntu bya bindi ubona umuntu akora, akavuga umuntu akora base uyu muntu ni muzima. Nyine babyita kubwanuka, hari ukuntu umuntu akora akantu kabona arabwanutse, cyangwa ukabona ibintu byose ntago biri ku murongo, nyine ari kubikora nyine bitari normal. Noneho nyine umukobwa akabyibazaho ariko nyine nabitindeho. Noneho byatumye abitindaho cyane ni ukubona nyine iyo miti ibiki. Noneho akigwa kuri telefone abona tipe n'iki yabaye umusazi mu gihe cy'imyaka 7 kandi nta nubwo yigeze agira, kandi nta nubwo yigeze nyine akira neza. Nge kibazo mfite, yabaye umusazi ajya ku muhanda arirukanka. Bavuga umurwayi w'umutwe cyore ntabyo narinzi.
yabaye umurwayi wo mu mutwe imyaka 7 cyangwa ni ubumuga ni ubumuga bwo mu mutwe, batubabarire ntabwo twe tubizi. Noneho nyine umukobwa agira ubwoba, avuga se uyu muntu nigeze ambwira ko nyine yagize ikibazo cyo gusara, nyine nawe ari we wabitekereza. Umukobwa agira ubwoba bwo kugira gute gukomeza yicaye muri urwo rugo. Ako njye numva nacyo bitwaye, abantu barasara bagakira, niyo mpamvu habaho ibitaro by'abarwayi bo mu mutwe, barabavura bagakira neza kandi bagasubira mu buzima busanzwe. Ikibazo kiwiwe rero ntago yigeze abibwira umugore, kandi nta munsi n'umwe yigeze amubona ajya kwa muganga. N'iyo miti yakoreshaga ntago yazamubwira ati ngo ibiki yarabimuhishaga. Ako njye namwumva, kubera ko nta muntu wakifuza gukundana n'umusazi. Nshobora kubikubwira ukagira ngo yenda ndacyasaze, kandi niba abasha gukunda akabasha gukorera amafaranga akabasha gushinga urugo, njye ndumva yarakize. Ariko umukobwa wibuke ko yagiye kubera yabonaga umuhungu afite amafaranga. Mu by'ukuri ntabwo yamukundaga, simbizi, gusa nyine we uri kumva icyambere cyane n'icy'ingenzi ni uko yabonaga ko yujuje ibisabwa ku mutipe nyine akunda. None se byaje kurangira gute? Yarabimubwiye? Ubwo ngubwo umukobwa nyine akimara kubibona, ariko Letipe yarabibonye ko umukobwa yagize ute yamufatiye telefone. Arangije umukobwa mu kubibona arambika telefone y'umugabo hasi, ikintu yari afite imbere n'inyuma cyo guterura akagenda ari telefone yiwe. Umukobwa aragenda mu gusohoka, umuhungu nawe yabibonye ko umukobwa agize ute asa nk'umuntu ugiye kugenda. Umuhungu aramukurikira, ageze ku gipangu umuhungu arafunga ngo amunigira ku gipangu. Ahantu bari nta bantu bari bahari ko numva bari basohotse. Ibyo ngibyo byabaye baratashye. Ahubwo icyatumye ajya muri fone ye yabonye nyine izo saa 9 z'ijoro. Icyo gihe yabyutse ashaka kugira uti abamaneko. Abagore bose ubundi bari FBI. Noneho nyine muri uko gutaniho byose nyine yagiye arabikora, nyine arabibona. Umukobwa mu kubibona we yagize ubwoba, aravuga ati reka ngende sinakomeza kwicara imbere nyine y'umuntu utameze neza. Uri kumva ko nta n'umuntu yari afite yagisha inama, we yaravuze ati ndahagurutse ndagiye. Ako yakoze ibintu bitari byiza. Niba ari umugabo we babanye icyo gise, kuki atigeze amunigase? Kuki se atigeze asara ngo bone ko yasaze? Yari kwicara akamubwira ati kuki utambwije ukuri, kuki utambwiye ko wasaze, niba yarakeneye kumenya ayo makuru. Kuko abantu bagiye kubana n'ubundi baba bagomba kumenyana. Yari kuba yaramuhaye ayo makuru bakaganira, ntabwo ari kuhita afata telefone ngo yirukanke. None se umugabo we kubera iki? Uri kumva yabonye ko umugore amuvumbuye, nkawe yamubwiye ati icara tuganire, agahitamo kugenda ngo amunigire ku gipangu. We yaritinyaga nyine. None abonye rega buri wese yitabara uko ikimujemo mbere nyine niko abigenza. We yirukanse ajya gufata umugore, ubwo umugore nawe akamwiyaka. Aravuga ati rero no umugore ni namureka akagenda, ubwo yumvisha ko agiye kumuteza rubanda, niyo mpamvu ubwo hajemo no kunigagurana. Rero n'umugabo urumva nawe yari afite ibyo yikeka, kubera ko yagombaga nyine ubundi kwanza bakibana yagombaga kwicara akamubwira ati wenda niba yaramwishaga yumva azamwanga, akamwicaza akamubwira ati gutya na gutya byagenze gutya na gutya, ndacyari muri ibi ngari. Ariko umugabo nabyo yageze abimubwira, bivuze ngo nyuma y'ibyo ngibyo bari gukora hari ikindi kiba kibyihishe inyuma. Oya, kereka njyewe icyo numva, kereka niba atari ugusara gusa ahubwo ari imyuka mibi. Niba ari imyuka mibi n'ubwo butunzi akaba wenda uko akuvuga ngo yabukuye ikuzimu nubwo tutahazi twese twajya kubwizanira. Kereka niba ari ibyo gusa wenda akaba yaravuze ati uyu mugabo akoresha imyuka mibi, reka ngende wenda nanjye atazanangamo igitambo cyangwa nanjye akabinyoherereza nanjye nkaba nasara. Gusa nyine we icyo yabonye cyo cyamuteye ubwoba nuko yabonye ko umugabo we yasaze mu gihe cy'imyaka 7, kandi umugabo we nta nubwo yigeze amubwira n'ikintu kijyanye n'ibyo ngibyo yakoraga, cyangwa n'ikintu cyabaye mu buzima bwe ko yigeze anagira ikibazo cyo gusara, nabyo yigeze amubwira. Ese hari ikintu yigeze abona kijyanye n'imyuka mibi? Hari ukuntu abantu ngo baba bafite amafaranga, baba bafite na kondisiyo zitandukanye, kereka niba baba batubeshye. Uwo mugabo we icyambere cyo nta nshuti ngo nimwe yagiraga, ni wa mugabo wicaraga mu nzu akaba yamara n'amasaha 3 atamuvugishije kandi bicaranye. Yanamubaza kuki utamvugisha akabona ari kure cyane. Kumva nyine awe akagira ngo ni ibintu bisanzwe. Urumva nyine ni kwa gusara. Abasazi basara bitandukanye. Hari ubwanuka kiruka ku muhanda, hari n'ucicika kajunjama. Ubwo rero we yarajunjamaga.
niba atari agakira neza kakirimo nyine birumvikana. Abaye rero atari imyuka mibi, nge uwo mugore yari kubiganiriza umugabo wiwe ahubwo akamufasha no kwivuza. Ubwo ngubwo hari n'ukuntu yatinyaga no kuzana wenda n'abaganga, kuko hari abaganga baba bamuganiza bakuba hafi, ubwo wasanga atarafataga n'imiti neza. Rero ashobora kuba ataramukundaga uwo mukobwa. uretse oya n'igihe umukobwa yaba ataramukundaga ariko umugabo nawe yari kumuganiriza n'igihe amuganiriza, noneho abonye ko umugore yabimenye nkaho yamubwiye ati reka tubiganireho n'ubundi wamvumbuye, umukobwa mu kugenda umugabo yaramukurikiye amunigira kuri gate. Nyine yagize umujinya ko yabuze urukundo rwe, ariko njye ndumva n'undi ataramukundaga ashobora kuba yaramukurikiye ayo mafaranga gusa, ubundi agasanga nyine zaranasose. Rero urumva gutyo umukobwa yagiye, uri kumva we umugabo aracyamuhamagara ngo atahe azaze babiganireho. Umukobwa yagize ubwoba bwo gusubirayo bitewe ngo n'ukuntu nyine bari babanyeho, utuntu nyine yakoraga tukamutera ubwoba bikagenda gute. We rero byamuteye ikibazo, kandi ikindi wibuke ko yari yaramukunze kubera ko nta kintu yamuburanye, uri kubyumva. Rero we afite imitima myinshi, impamvu atagaruka n'impamvu yagiye nuko nta rukundo, ariko abaye mukunda bari kubiganiraho. Icyo ni ikibazo kiri toto, ni akantu gato cyane umuryango akabaye ukemura nk'umugore n'umugabo. Nicyo kibazo nyine cyo gukunda amafaranga nakubwiraga. Mbere yo gushaka umugabo ufite amafaranga ko umukurikira amafaranga, sibyo? Banza ugira uti, banza ushaka akazi, nubona ubonye akazi ushaka ufite amafaranga kugira ngo mwongeranye. Sinkubwiye ngo ushaka umukene, ufite amafaranga byibuze mwongeranye, ariko umushake kubera urukundo. Jewe rero reka nkubwire, sibyo? Kuba wakunda umuntu ufite amafaranga ntago ari ikosa, sibyo? Ahubwo ayo mafaranga ugiye kujyamo ni iki kikujyanye? Gusa cyangwa kuyafata ngo nawe ushaka ko wakiteza imbere, kugenda kuyasireyingamo nyine bibyaterwa. Njyewe ntago navuze ngo we gukunda udafite amafaranga. Niba ushaka amafaranga nyine byibuze, niba udashaka no gushaka akazi uri umunebwe, kunda umuntu, numara gukunda umuntu ukunde n'amafaranga ye, byose bizire hamwe nibwo bizakomera. Gukunda amafaranga gusa ntago urwo rugo rwakubakwa, ntago byakunda. Ubwo bivuze ko niba ukurikiye amafaranga, kurikira umuntu ufite amafaranga unakunze. Ugomba kubikora byombi kugira ngo nyine ibintu bijye mu murongo. So twebwe nyine uko inuze yacu yari iyo ngiyo, twagira ngo nyine tubaganirize kuri icyo gitekerezo cyacu. Ubwo ngubwo mwebwe uko mubyumva, twe niko tubyumva, ariko mwebwe uko mubyumva bitandukanye wenda natwe simbizi, cyangwa mubyumva kimwe natwe, mwazatubwira muri comment section. Bye.